ndabwira oya tugenda twicarane muri salo hanyuma ahubwo baraza kudusanga numva ariko byakabaye bigenda ibyo narwanaga nabyo afata ishuka aboha amaboko abohera inyuma arambwira ngo urakomesha mu yandi magambo yari igikoresho cy'abadayimoni biriya byose yakoze guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma ngo hanyuma ibiguru byawe bingana gutya ibyo byo nta kibazo ndaje mbere ko tubikemura arambwira ngo yanda kugurira akantu kitwa marura Baramu na Baraki baratongereye bifata ubusa uyu munsi rero ndagusengera kugira ngo imitongero ya Baramu na Baraki ku buzima bwawe bifata ubusa mu izina rya Yesu. Shalom, ndakwifuriza ibihe byiza wowe muvandimwe unteze amatwi muri aka kanya. Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Muvandimwe, isi yagushije akaga. Abantu benshi barababaye, barashavuye, bari mu buzima bubagoye. Kandi benshi muri bo ntibazi aho bashobora gukura igisubizo. Benshi muri bo ntibazi aho bakura batabara. Muvandimwe, abarimbutse benshi nta kindi kibarimbuye, abagoye benshi nta kindi gitumye bagorwa. Nukubera yuko badafite amakuru ku bijyanye n'isi y'umwuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjye barimbutse nta kindi bazize kutagira ubwenge. Ubu bwenge buvugwa nta bundi ni ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Ndetse Pawulo yaravuze ngo bene data ku bijyanye n'impano z'umwuka mwirinde ntimube injiji. Mu by'ukuri iyo ubaye injiji cyangwa iyo ubaye umutamenya mu bijyanye n'iby'umwuka muri ubu buzima uba inzirakarengane. Mwene data, abantu duhura nabo, abo duturanye, abo dukorana, abo twiganye cyangwa abo twigana, abo tuvukana, yewe nabo twashakanye, abo bose ntiwibeshye ko baje mu buzima bwacu bagenzwa n'ineza. Hari abari kuri misiyo, hari abari kuri misiyo ya Satani, hari abaje mu buzima bwacu bagambiriye ibindi. Muvandimwe, tugiye kuganira ku buhamya bw'umubyeyi witwa Aline. Ubuhamya bw'uyu mubyeyi bwatambutse kuri channel ya Zaburi Nshya. Maze kumva buno buhamya nkabukurikirana, ubu buhamya bwakoze ku mutima wanjye, kandi mbona ko ubu buhamya twongeye kubuganiraho tukareba icyo ijambo ry'Imana rivuga, tukareba icyo Uwiteka atubwira, abantu benshi bakwigiramo byinshi. Ariko birababaje ko abantu bashobora kuba barabwumvishe bakumva ko ari ibintu biri aho gusa, bakumva ko ari ibintu byabaye kuri uyu mubyeyi bikarangiriraho. Hari abantu benshi Satani ari gufata bugwate kandi batabizi. Ndagusaba rero kugira ngo Uwiteka abane nawe kandi agukomeze, kugira ngo ubutumwa tugiye kumvira muri buno buhamya ndetse n'inyigisho turi bwigiremo bigufashe kandi byongere gufungura amaso yawe. Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi Aline yakuriye mu muryango usanzwe, umuryango uciriritse. Kibabaje, umubyeyi we se umubyara yari yarapfuye. Uyu muryango mama wabo niwe wabareraga. Aline uko abisobanura, yari umukobwa wakuze afite ikinyabupfura, afite imico myiza. Yari umukobwa wakuze afite intumbero z'ejo hazaza. Aline yigaga igiforomo, yiteguraga kuzaba umuganga agafasha umuryango we. Yiteguraga kuzakura umubyeyi we nyina mu bukene. Yiteguraga kuzafasha abavandimwe be. Nubwo yari afite izi ntego, Satani nawe yaramurebaga. Satani yaramucungaga ndetse yifuzaga kwangiza hazaza he heza. Aline nguko uko Satani yamuhuje n'umugabo wangije ubuzima bwe. Uyu mugabo bahuriye mu mahugurwa, ari naho urugendo rw'ibibazo by'uyu mukobwa rwatangiriye. Aha rero niho tugiye gutangirira, noneho ndagaruka tuganira kuri buno buhamya. Uwiteka abahe umugisha. Amahugurwa yararangiye, nihute ndasohoka arangarura. Wa mugani bwa bwana bwari bukindimo, sinari nyibuka ko hari amafaranga bagiye kumpa. Ahaye abandi amafaranga ndasinye, ariko nandikata ahantu nandikaga yaje kuza muri agenda nandikagamo no muri carnet, ni nawe wari uyimpaye. Naragize nsanga carnet kuri table abiza amahugurwa yari uko bigenda, na big ayitegereza aho nanditse. ngo no wandika gutya, c'est toi mademoiselle, c'est toi qui écris comme ça. Nambwira nti oui, c'est moi. Arambwira ngo ubwenge cyane, kuri umuhanga cyane. Nambwira nti umuhanga kubera écriture, nikiretse ahubwo yuma ibintu biri pratique akari byo nkora, nicyo cyari kukwereka ko ndi umuhanga. Ariko kwandika byo
ndumva ari ibintu bisanzwe, niko namusubije. Arangije arambwira urakarishye. Ndamubwira ntabwo nkarishye, ibintu bisanzwe, gusa ari nsanzwe ndi umuntu uraga no ku ishuri nisikiriza abandi bana, birangira gutyo. Abandi abaha amafaranga aho yari yicaye, njyewe ntiyayamara anyihorera, nanga kumwishyuza kuko muri kamere yanjye ntinya kubwira umuntu ngo mpa. Sohotse ahita atera intambwe ankurikira, njye manuka ngana mu rugo, arankurikira. Noneho kubera ko muri njye numva mfite ikintu cyo kumwanga kandi cyo kumutinya, nkabona ni umugabo mukuru, no kuvugana ntibikunda, nkabona ndamutinye. Mbonye ankurikiye, muri gihe nkabona ari nzi yuko bidakwiriye ko mama wanjye umunyamahane cyane, n'umuntu wese muri duhingukana mu rugo, arakeka ibindi bintu, njyewe ndadeviya inzira kujya mu rugo. Oya no ntabyo nari nzi. Amweke yanyidebaga cyane, bakantindaho no kufelicita cyane ko nandika neza, nta bindi byari bindimo. Ariko ndeviye inzira, ndatambika no kumanuka, ndatambika, nabwo arankurikira. None arambwira ngo kwagenda guhaye amafaranga yawe. Ambwira nti nari nzi ko tuzagaruka kwa gatatu, nuka yampa, ntabwo nari kukubwira ngo yampa. Uwo munsi urumva ko yari 10,000, ami 30,000. Ambwira ko bambwiye ko ari 10,000. 10,000 yarya se inote ebyiri z'500. Arangije arambwira ngo no ngo uri umukobwa mwiza cyane, ngo ntabwo kwiri 10,000, ntabwo ntubereye guhabwa 10,000. Yari afite igikapu cyo kirimo amafaranga menshi, aragifungura aranyereka, arambwira ngo aya ngaya nunyemerera tukamisha utike nawe, aya yose ni ayawe, uzagiramo uruhare mu buryo bwo kuyarya. Noneho arambwira ngo mbega kudasutse, kugira ngo umukobwa usutse. Mbona ya genda cyane umunyeshuri, ntabwo nasuka, nanga kumubwira ibintu bijyanye na moye ko ntandi byabaga bigomba kuva mu by'ukuri. Aheraho ati ndashaka kureba mama, ndashaka kugera mu rugo nkabona mama, kubera ko ati ndumva sinshaka kukurekura. Arambwira ngo papa ari mu rugo, mbatushe ukuntu, kuko papa inshuti yanjye cyane, ariko ntagifite nakibona. Abona ndababaye, abona nkoze reaction itari nziza. Arambwira ngo kubera ko nkubwiye ukitse umutima, niki kibaye, ndagukomerekeje. Ndambwira papa wanjye mu bindi wambaza, papa wamwihorera, cyakora mama arahari, ari mu rugo, kandi mama ntabwo yatumuhinjira. Ko namubwiye mama ntabwo yatumuhinjira, ushaka kunkubitisha, ushaka kuntukisha. Mama arahita abona uri umuntu w'umugabo, yumve yuko hari ibindi bintu ushaka kumbwira cyangwa ari ibintu twapanze igihe nawe. Arambwira ako kanya ngo n'ubundi uhereye uyu munsi duhuye igihe nawe, uyu munsi igihe nawe duhuye. Twahuye, ubwira ko twahuye bisanzwe, bibwira ko duhujwe n'akazi, ubwo ariko uyu munsi Imana yarengeneye umugore. Ambwira ijambo Imana, ndabwira ndi umugore, njyewe se umugore wande? Ntabwo ndi umugore, ngenda umwana w'umunyeshuri, nicyo kintu kwiga. Kandi ubu urabona n'umupapa, ntabwo ari umupapa koko, ko ari umuntu mukuru, umusasonde. Gaje arambwira ngo ubyanga ubyemera zakurongora, nkomeje zakurongora, ku kibi n'ikiza zakurongora. Uri mwiza, mfite timu ndende harimo abantu yambwiye b'abayobozi hano biganye, babanye ahantu igihe hanze, kubera aya mateka abantu bagiye bahungaza 59. Ariko arambwira ngo nta mbaraga uzakoresha zizatuma ntakurongora. Sinabashije gutahura icyo arimo arambwira, ariko yari akizi icyo arambwira. Hanyuma turataha iwacu, hari ahantu harimo bordure ariko itarakorwa, nyizamutseho arankurikira, yanga kumvaho mpaka tugeze mu rugo. Ndinjira, arinjira, ntangira kumva ikintu cy'uburakari muri jyewe. Nta kintu cyo urabizi, ushobora no guhura umuntu rimwe, ariko nibura akakwatiraho akantu gato, ukumva rwose wanicara mukaganira. We rero no nta byari birimo. Numvaga nanarakajwe n'abantu bantwaye, n'amafaranga numva ntashaka kuyafata mu ntoki. Burya koko ikibi kiri mu muntu gishobora kumwangisha umuntu udafite ikibi muri we, kandi ubwo niko kuri, ibyo narabibonye. Noneho rero nyine uwo munsi urwo rugendo ruratangira, kuko mama araje aramuramutsa,
mama nawe nima mpita nitanguranwa kubera ko nawe mbayeho ku gitsura gihanitse nima rero ni umupapa mwita umupapa ko by'ukuri ko na mama wabonaga ari umupapa ni umupapa niwe twari kumwe hano haruguru mahugurwa niwe waduhuguye ni rero nyine nakwibwira ntabwo nibuka n'amazina yambwiye ndisohokera nigira mu kikarasigarana na mama aho rero naho byatangiriye aganire na mama baze gusanga baturuka ahantu hamwe navuze mu gihugu baturuka hamwe basanga ahubwo ndetse mu muryango wabo dufite umukobwa wabo umuryango w'iwacu hafi cyane yanjye mama atangiye kugira gute kumukunda amubonamo umuntu amubonamo ubupfura ahera aho rero ati mwana wanjye ni karimu ati hanyuma se ati umugore n'abana batuye urugo rwawe ruri ahangaha muri Kigali ndaramubwira ngo oya nta rugo mfite sindashaka mama arambwira ati maze twatinze gushaka umuntu ungana gutyo ati bibaho ati si umusirikare arambwira ngo mama ntabwo ndi umusirikare ariko nabinyuzemo nabayeho umukada yari afite ibiganza bisa nabi bita urabona hari ukuntu umuntu afite umubiri ukabona po irise nkuko ariko we harimo ibintu bikase nari ntaramenya ikintu bita kurasaga nari ntaramenya cyane icyo kintu ndabibona jewe noneho nkajya numva muri jye umutima umbwira ngo ariko uriya muntu kuki ameze kuriya wamureba wenda nka hano ko yambaye ishati y'amaboko magufi icyo gihe wareba naha ukabona ibyo bintu birimo ubu nkabona nyine n'umuntu udasanzwe nabonye kwa abwira mama ngo ugiye nize amashuri menshi ati jewe mvuye mu Busuwisi ati narize mbera nkujya muri Suisse ndagaruka ati igihugu kiranyizera nkorana komisiyo ya demobilisation n'abatambonye nta wundi muntu ubakorera amaprojet y'abademobilité nk'abantu basezerewe mu ngabo urabizi ko hari ibikorwa bagenda bakora inshinga yabo akavuga ko ari we uyibakorera atabonetse ngo ntibishoboka aragenda yitaka avuga ko icyambere ashyiramo mama ko ni umuntu igihugu kizeye kabiri amwereka ko imiryango yabo ari uwacu ari n'uwabo deja dufite umuntu wabo umuryango kwa se wabo biri hafi kandi rwose dutanga dukunda cyane imico myiza cyane 100% ni ukuri ni mukazana umuryango wacu bihereye aho uwo munsi kuko ateretse mama icyizere mu kumuherekeza jewe nigumira mu nzu mama arumuherekeza narambwira ngo urose ngo kutaze ngumperekeze bebe nambwira ni bebe oya ntabwo izina ryanjye ntabwo nyibuka sinarivuze ari haruguru ngo none bunyibutse mama ari mubwira mama ariko mama nk'igitsura yagiraga mama nta kizera ashobora kugira umuntu ku buryo ku mwana we yabahoranaga impunyi avuga ati bana banje tazazana mpinja mu rugo n'ibiki mama arambwira ngo subira inyuma ati turimo hari inyuma ugende ubure gutwukora buranije ugaburire barumuna bawe subira inyuma arabyemera umugabo aragenda bukeye saa 2 zo mu gitondo yari yagarutse mu rugo ya mafaranga yajya ntiyayampaye ahubwo yahaye mama aramubwira ngo ari n'amafaranga nagomba guha umwana ngo ariko kuko nsanze uri uwiwacu muri umuryango twagombaga kubaha 10,000 ariko hani mu rugo amuha ya 30,000 yavugaga ayashyiraho ku meza amasika ku meza barasohokanya abanye n'abashaka kwikora birakabona byaraje kuba bibi sinari gukora ku kintu cye koko yes hanyuma mama ntibatindanye ahita agaruka wa musa agarutse ngiye nanga kuza kumuramutsa mbaga ntamushaka mama arambwira ngo naramutse wa muntu ngo reka ngo ari kumbwira ko azaguha akazi ati kandi ambwiye ko azashaka kukwigisha cyane ndetse hejuru y'ibyo arashaka no kukohereza hanze hari ibyo yateretse muri mama byo kugira ngo amwizere ariko bitariho yashakaga inzira aho mama amaso aba ariho yinjira ko ari yamaze no kumva amubwira ko mama ateye ubwoba mutinya yinjirira mama amwinjira mu pakazi bwe amwinjira mu ntege nke wenda abonye ziri mu rugo amwinjirira mu rugo asanze rutarimo umugabo sawa rero mama nawe rero muri bwa buryo bamugana ngira ngo bwo kuzabonabona nawe ntiyaba amaso aremera rwose amuhaye go ahead ariko bidakabije kuko ntiyumvaga ko ari ibintu bibi biri inyuma yumvaga ari umuntu nawe umubonye rega munahuye n'ubu bavuga uti ni ukuri ngize imana mpuye n'umuntu w'umugisha byahe umuntu so tureba inyuma n'imbere hanyuma
wa gatanu rero aza kudusura kuko icyo gihe c'était mardi numva twabonanye lundi soir mardi aragaruka mu gitondo asiba mercredi na jeudi vendredi aza saa 9 sanga mama adahari yagiye muri remezo. Mama ni umukristo katolika cyane ndetse rwose utagiye nicara bari babize habaye imiryango mu kiliziya cyane cyane usangamo ababyeyi bakuru, yasanga yagiye hasanga jyenyine barumuna banjye ngira ibyago rero hasanga ari jye nyine mukuru mu rugo hari tuburije kwicarana nawe muri salo umwanya mutoya ngo nurese kutanyakira. Urumva sinari bwagere ku gihe cyo kuvuga ngo ndakwakiriza iki, nta buryo nabaga mfite, si uko byabaga bitandimo ariko nabaga mbose ndabimubwira ndabigenza gute ko mama atara nabwe mama ntawe uhari, narambwira ngo no akoresha ijambo ngo noshe ngo mfite amafaranga ngo ahubwo ngo nta kana hano twatuma ngo nta kana twatuma hano ngo se ubundi kumwe nande hano, narambwira ndi kumwe n'abana tuvukana ngo ushaka kakandi gato kakanahubwira musa ngo tugatumbe kajye kutuzanira ibyo kucyo ngo wowe iki, ndambwira nto ya cye nkunda icyayi cyane kandi koko byarukuri nkunda icyayi sinzi inzoga kuva mvuka nitwa Gisinda zigerageza bibaho na rimwe. Arambwira ngo yanda kugurira akantu kitwa amarura, se ntabwo nari nyazi. Abakobwa banywa amarura, twebwe abagabo tukanywa inzoga ariko ako ntabwo gasindisha humura cyangwa nkugurire vin. Ndambwira nibyo byose urambwira kubera ko nabizi sindi bukwemerera kubinywa, ntabwo mbizi uwo ni wowe bizi efe byangiraho wenda uranayizi ariko jewe ntabwo nyizi, ntabwo rero mbigwa kubera ko ntabizi je nacyo ndi muri cyane rezi mukaru zana telemusi genda suka atuma inzoga nkarajya kuyimuzanira. Nicaye rero arambwira uyu munsi naje kukubwira ko nzakurongora, so kuje kukubwira ko wowe uri umugore wanjye ngo kandi ibi nkubwiye wabyanga wabyemera. Mama twarangije kuganira, mama naramufatishije, mama ni inshuti yanjye, mama ni mushiki wanjye, mama ni tante wanjye, ni umwegakazi nka umwega sibyo. Nta nzira yo kubyanga bihari kuko deja aho ugomba kukwemerera cyangwa se ugomba gutinya yarangije kunyakira. Umuryango wanjye yarawumvise n'umuryango ukomeye, n'umuryango kandi namwe mushatsemo nzakwigisha uziga amashuri menshi kuko genda umuntu wize amashuri menshi ntabwo nagira umugore utarize. Izo ndoto ufite zawe zizasohorezwa iwanjye kuri iki ati kuko ubushobozi bunahari ntabwo uhari bwo kugira ngo ubigereho. Jewe rero birasaba imbaraga zanjye kugira ngo wige. Ndamubwira ugiye kubikora rero Imana ikumugisha ariko akondisiyoke utagomba kugarura ijambo ko twabana, bikore ndi hano kwa mama uzabikore ndi umwana mu rugo, hanyuma igihe nikigera ndangije kwiga bishoboka ko nakora nanjye nakorera urugo, icyo gihe dukore mariage tubane nawe. Yego uko namusubije ndamugora, naramugoye uhereye kuri wa munsi wa mbere arabibona ko ndafatika. Nanamuherekeje n'igihe wamuherekeje uwo munsi ngo ngiye kurongora umugore uruta abagore babo bose ngo babone icyo natindiye, uko natindiye ukuri nzana umwana nzane mwiza uzajya wambara ngo ngiye kuzajya mbahamagara tujye mu kabare dusohoke, ngo atari uko mfite impuhwe zo kugira ngo dusangire ahubwo ari uko kugira ngo bigende gute mbemeze atuzangaye nubona njyewe nawe tutabanye, njyewe nawe tutabanye. Ambwira ikintu gikomeye, arambwira ngo ningutera inda ayo mahano ufite ntabwo azasubira. Nabwira uzantera inda mu buhe buryo duhuriye he nawe? Arandeba araseka cyane ngo wigeze wumva umuntu wakurikiye undi atamukundaga bakamukurikira? Ndabwira nti ibiki? Ati ntabwo ati umbishatse wankurikira aho ntashye ukananyinginga tukajya muri tukaryama sinamenyere kumbwira sinabwa kamenye izindi mbaraga hiryaho ariko yari afite ibyo avuga yarabizi. Bukeye mu gitondo kuwa gatandatu mu gitondo kare aragaruka, numvise ko aje komanze kuko umwana yaraje wa undi musana kubwiraga arambwira ati cya kigabo kigarutse hano, ati ko kije hano, cya kigabo cyo cyakubwiye nabi
babikurikiranaga mu idirisha, hari urugo rw'imiyenzi, byose barabikurikiraga icyo gihe, hari byari bitara byakorwa. Noneho naraje mvuge ko ndi hano, ndabwira nimvuge ko ndi hano, ndabungurira, ndakinga icyumba cyanjye, shyiramo urufunguzo, arangije mfata agapapuro, mfata bike, buri kizakubaho ntawe kijya, mfata bike, mbura bike bleu, mfata bike rouge, ndandika, ndamwandikira, ndambwira ngo ntabwo ngushaka, ntuzongere kugaruka hano, sinzongere no kubona no mu inzira naho nzahurira nawe, uzajya mfata nk'umuntu utigeze kumbona. Kuba waratinyutse kumbwira ngo uzantera inda, kuba utinyuka ukambwira ngo ushaka kunyura umugore, kuba utinyuka ukambwira ngo nige kunywa inzoga, kuba utinyuka kumbwira ngo mpindure umubiri wanjye, ntabwo uri umuntu ushaka agiye ko imbere yanjye haba hazima, ahubwo ushaka kunyicira ubuzima. Ndabimwandikira, mfata agapapuro ngacisha munsi y'urugi, aragafata ibyo kuko nta plafo twari dufite mu nzu, arurira andebera hejuru, urumva wuriye nk'ubu hatari plafo, ushobora kubibona hariya mu cyumba kindi, akurura intebe ya chaise ayihagararaho, arurira andebera mu cyumba hondi ndimo ndira, nariho ndarira amarira menshi cyane, umunsi ikintu cyari cyamfashe, ndira amarira menshi, arambwira ngo urarira, ngo ntubona ngo iyi nyandiko wanditse aha, wanditse ngo wavutse nabi, ngo wavukiyeho utari ukwiriye kuvukira, ngo aha wanditse urakoze kwandika, ngo ukimara kwandika ndagushyikiriye, ariko sinamenye icyo ambwiye. Arambwira ngo aho washyize umukono wawe, inyandiko yawe, nagushyikiriye, nushaka nimba utumira ushatse nanakujyana uyu munsi. Aho wanditse byatumye ngushyikira? Aho nanditse. Baba we, arambwira ngo ndagufite, arambwira ngo urashya imigeri, usaze imigeri, akayizamo agaseka ngo wavutse ahadakwiriye, kuko navutse kuko wavutse n'ibintu bibiri bitandukanye, ababyeyi bakureze n'abandeze n'abantu babiri batandukanye. Arambwira ngo ahubwo nk'ibiri banga, uhereye none utangira ubwira abantu ko uri umugore. Aranagenda afata agapapuro, ndamubwira nti nshaka agapapuro kanjye cyangwa usubiza n'agapapuro kanjye, ngo niyo nagaca, niyo natwara akamaso katariho, gapfa kuba kariho inyuguti wanditseho ndagufite, ngo ninkugirira impuhwe ababyeyi bawe, umubyeyi wawe uzamwereka ibirori, ninkugirira impuhwe. Umunsi yaje kugarukaho mu cyumweru cyakurikiyeho, ntiyahavaga, arambwira ngo umva, nta musore uzigera kuvugisha, amashuri uzongera kwiga, mu nda yawe uba ugiye gutwita, ubibwira nyoko akarakara, ubibwira wiwanya akarakara, uri umugore wanjye, narangije gushyikira. Ndambwira ntariko kubera icyo umbwira gutyo, njyewe ko ntashaka kuba umugore, usa ubundi ufite gute? Arambwira ngo ndagufite, ngo nza kuguha ikimenyetso se ko ngufite. Uwo munsi iryo joro yaratashye, iryo joro ibintu ntarabonesha amaso yanjye, ndi mu cyumba ndyamye, ndarankirana n'umuntu, inzozi, ndarankirana n'umuntu, arambwira ngo kandi guteye inda, kandi urasamye, zibishe uyikuremo zakwica. Mu nzozi ndakirana rwose, mbona ibitabaho, mbona ibyo ntigeze kubona. Hanyuma rero urakeye, n'ubundi aragaruka, kuko nasanga mama ahari, ariko ya magambo yavugaga yayavuga, ariko amutwita. Noneho mfata umwanzuro mbwira mama, iki kigabona atari kibi, ukuntu ari kibi, ntiwazi ibintu cyambwiye, siko cyangwa kisangira umugore wacyo, siko cyangwa kizantera inda, sinzi, ntiwasanga rishaka kuza mfata ku ngufu, uzajya uguma hano, cyangwa se ibintu ni bibiri, ntuzajya ugenda tujye tujyana, kuko yambwiye ngo azantera inda. Mama ati ye, yavuze ngo iki? Azagutera inda, yambwiye ngo azantera inda. Umwibarize, aje asanga mama nawe yahinduye isura, narakaye, ati niko se this way, ati rero, ati jye nabonaga uri umuntu w'imfura, nabonaga rwose uri umuntu mu muryango uje ukwiriye, nkagira ngo ngiye kugira umugisha, ariko ntangiye kunyicira umwana mu mutwe. Wambwiriye umwana ko uzamutera inda bivuye ku ki? Wabihereye ese wamutera inda? Urabona yari yabo kubyara uyu nguyu, wamubwiye ko uzamutera inda mu buhe buryo? Arangije araseka cyane, agira inseko akunda guseka, imeze nk'iyo gushinyagura, uko nabyita.
arambwira ngo rega mama ngo nugira imana ubabajwe n'iki ko nzagutwarira umukobwa nkoze ubukwe ufite ikihe kibazo ngo kuko iwanyu nasanze muri abantu b'imfura nzamujyana nkoze ubukwe humura nzamujyana nkoze ubukwe rwose mugira icyo kandi umukobwa wawe nzamufata neza nzamubera papa n'umwana kuri jyewe. Yaje kuza rimwe ari vendredi abwira mama ngo tante, amubwira umutante tutazi ariko mama we azi, aramubwira ngo ndashaka kujyana uyu mwana ngo kubera ko muri Canada, ati kubera ko yiga igiforomo muri Canada, abantu biga igiforomo bakora abantu hanze bize igiforomo barahembwa neza cyane, rero ndashaka kubahuza akamujyana kuko nta mwana mutagifite, ndashaka ko yari yabinsabye, yarambwiye ko ashaka umwana utishoboye yakujyanira akajya kwiga bakanibanira mu nzu kuko yamaze gushingira abe bose. Mama burya uzabyare urera abana bawe bakuze, Imana izakurinda gupfakara, Imana izarinda umugore wawe gupfakara, Imana izarinda abana bawe kuba imfubyi. Ibyo byose byamaze kumanuka, harimo uduporte d'entrée twa satani yinjiriramo. Mama yumva nuko rero yaje kuzana imodoka, aho umuntu nawe yatanga ibyo mvuga, ndakeka we mvuga gutya bo nimba agize umugisha bari gukurikira uwadutwaye uwo munsi ni taximan bakoraga mu Giporoso, n'ubu baracyakora ko amaze rwose umukuru. Uwo rero niwe ijwi ry'Imana ryashatse gukorera mu ngabo yamurira byakunda. Yaje kumuzana na taxi voiture y'umweru, baza kumfata Gikumi. Mama arambwira ati genda, aterega ntawe umenya, ati ubundi ni wowe mugisha wanjye, ubundi ko nakubyaye urikira impfu enye zose, wowe ubungubu akaba ari wowe Imana yemeye kubaho. Ati buri Imana ifite icyo yari kuzigamiye, yari kubikiye. Jya mu modoka turagenda, ariko ngenda bitarimo, mbagiye guhura na tante ugiye kuntwara muri Canada kwigayo. Hanyuma ntese umuntu wambwiye ko azantera inda akaba njyanye kugira ngo amuze n'uzanjyana muri Canada, ese ndazantera muri Canada twumva tuzajyana. Mama watekereje aho hantu, nuko aramubwiye, ahita amubwira ngo mama ngo biriya byose narabimubwiye, ngo ariko namubwiraga après, bizaba après, ntabwo bizaba avant. Abwira mama gutyo, ariko imipango yari afite yose yari yaplaninze bihagije. Mama nyine wari warangije secondaire se? Nari maze gukora muri examen no nari nyinjiyemo 6 nari nyinjiyemo. Hari ahantu i Remera hari station hano kuri Alpha Palace, en face yaho hari ahantu hari handi hahoraga handitse Gasaro, gusa nkibibonaho ngira ngo barahinduye hari twinjiramo, kuko arazi ko ndi umunyabwoba. Yangaga ko ngira nateze wenda nduru, azi gutegura cyane. Arambwira ngo rero muri tugira kwa tante ngo tuze ku mwana mwiza ku kaburera bwawe, ngo bukube kabiri ngo akubone neza, ngo ndashaka yuko iyi misiyo itarata, ngo kandi uri umunyabwenge, ngo wagomba kubona umunyabwenge, ati ku buryo batazanagusiga, nagerayo azakwereza ibyangombwa. Nagiye mu mutwe wanjye, ahubwo mu mutwe wanjye cyahise kinzamo, bitanumva ko ngiye kumucika, mbonye uburyo bwo kumucika, nzahita ngenda nige nikorere ibyo gushaka byo, nta byari bindimo perezi. Hanyuma rero twinjiye, arambwira ngo hano hantu ubona handitse Gasaro ni umwana we, niwe yahitiriye. Kumbe ntabwo ari Agasaro k'izina ry'umwana we, uwo munsi sinanamuzi, ngo ntawe sinzi nyirabungo yarinde. Twinjira mu nzu nini nk'iyingiyi, nk'uko akwinjira hano, mbona intebe nk'izi, ngiye kwicara ngo buretse gatoya, ngo buretse kwicara ngo kira ataraguha karibu, mbona haje umukobwa. Noneho umukobwa bari bavuganye, mu bigaragara amaso bari bayipanze, mbona agiye imbere, agenda amubwira ngo shangaza ariheze, ngo shangaye kwapi, ndamubwira ngo pana, ngo shangaye kwapa, ngo shanga ngo araryamye. Ngo ahubwo kubera ko muje amasaha yo kuruhuka, ngo nange mugende mube mwicaye hariya, ngo nabyuka ngabyuka 17h top kumuhita muganira. Kumbe babivuganye na Rafiye, ni umureceptionniste waho. Ndagenda ninjira, atwinjiza mu yindi nzu, donc muri annex inyuma ariyo chambre. Ndinjira ariko nkinjira sinabonamo ikintu cy'intebe, ahubwo mbona igitanda gishashe neza cyane, harimo garde-robe. Ndambwira none se ko tuje mu cyumba, tuje ahantu hari igitanda, musara dusanga mu cyumba? Arambwira ngo no, ngo burutse, ngo nanjye ngiye kuba mfata agacupa hariya muri saro. Ndambwira oya, tugenda twicarane muri saro,
hanyuma ahubwo baraza kudusanga n'ubu ariko byakabaye bigenda. Afata inyuma mu bitugu asunikira imbere, arahinda gutyo kuko nari mpagaze bakunda guhagaranya n'umuntu umwegereye ku rugi, arasunika arambwira ngo ruhuka ugira ikibazo ugenda aza kugufata. Numva ko nta kibazo ko ngiyemo jyenyine, basubiyeyo maze kwinjira anyinjiraho, umukobwa asubirayo arakinga. Kumbe hari iki muri garderobe hateretsemo inkoko, hateretsemo amafiriti, hateretsemo inzoga ntazi ubwoko bwayo, hateretsemo fanta ebyiri za oranje, izo ni izanjye ubwo inzoga niye biriho agasashe hejuru, nari ntaramenye ibyo gusohoka uko bikorwa. Arakinga akuramo urufunguzo aruterera munsi y'igitanda. Ndamubwira shangaza bagusanga hano mu cyumba agiye nawe se? Arambwira ngo oya, ubwiye kuri umugore wanjye. Arambwira ngo ugiye gutwita, arambwira ngo ngiye kugutera inda uyu munsi wa none. Arambwira ngo nakubwiye imyaka mfite n'iyawe ntabwo bihwanye. Arambwira ngo usibye nawe n'abakuru kuri wowe nta buryo mbasha gucalenjinga ubwenge bwanjye. Ari debarasa ihangane, yari umuntu mukuru nakabaye nubaha, aranyataka, nzamukamo na kamere y'umujinya kubita urushyi ariko rurahusha rufata ku jisho rwuzuye imbaraga, ijisho rye mbona riratukuye. Arambwira ngo urankubise. Okay, ubu tugiye kumenya umugabo ninde, umugore ninde. Akuramo byose, cyari box yarasigaranye, yambaye box ya white na singlet ya white n'amasogisi byose complete. Byose jewe ndakwepa njya muri dushe ngira ngo mfunge muri dushe nifungiranemo, noneho mpamagarira kugirisha ry'inyuma ntabarizeyo. Wapi njya muri dushe sanga chambre urugi nta rufunguzo rurimo, ansangayo aza akurura sutine bwa kambare no aza akurura umupira kuko nakunda kwambara amakabutura cyane, aza nkurura gutya ubwe arambwira ngo ikuriremo ubwawe, yambure wenyine ahangaha ntamucikira. Arambwira ngo ntamasenge ibanga, arambwira ngo ntamasenge ibanga, arambwira ngo icyo cyakubujije kumenya ahangaha uyu munsi urahamenye, impamvu wamenye uhagirijwe n'umugabo wawe, humura umugabo wawe. Nta mugabo wazana umuntu hano, umugabo ntakaza n'umugore hano. Arambwira ngo urasa umugore, umugabo ajyana he umugore? Ngo mbwira aho wigeze kubona. Arambwira ntawe wigeze kubona. Umva mu mutwe wanjye. Noneho arangije afungura mu ipantaro ye hano muri pocket ceinture hari akantu yakuyemo agashyira atangira kwiyegesha mu menyo, ariko agakuye muri pocket ceinture. Aranyegera kagati agapatiza nk'ukandonda gutya mu gahanga gutya, akajya ambwira ngo wowe ngo ndagufite mama petite fille, ndagufite bwoko wangu. Deja numva mu mutwe wanjye birabirandutse, numva mbaye uwundi muntu, numva ngiye mu yindi si, ubwenge numva burabirandutse. kumukubita aya mahane birarangira, ariko habereye imirwano ikomeye bishoboka kandi izo mbaraga nubwo bwose zagezeho zirandangira nkazimbana nke cyane. Arambwira ngo nukoma induru hano barakubaza wakuzanye wizanye, ntabwo nagufasha ku ngufu. Arambwira ngo nukoma induru polisi iragufunga, ngo mw'iyi minsi arankanga. Arambwira ngo mw'iyi minsi we basanze umwana w'umukobwa ahantu nk'aha ngaha ngo baragufunga, ntafunga umugabo ubona ko ari wowe wagize ute wahizanye. Gutyo arangije ahubwo afata esuime, ari esuime nziza cyane y'umweru, arayifata yizirika ku munwa. Ibyo narwanaga nabyo afata ishuka abuha amaboko abuhera inyuma. Arambwira ngo urakomesha, ngo hanyuma ibi biguru byawe bingana gutya, ngo ibi byo nta kibazo, ndaje nkwereka uko tubikemura. Ndaje nkwereka uko tubikemura, ndi umugabo. Ibyabereye aho keretse Imana kuba yamanura filime imbere yawe akanya, kandi nyine mpavana nkwite usamye nyine niko gutwita.
arambwira ngo uteye inda, arambwira ngo ayo marira umurarira kuba utinyuka kundwanya ubwabyo, arambwira ngo uhereye none zagukubita nta kizakurengera, kuko wabaye umugore wanjye kuva munsi unyandikira aya magambo, kuko aho wanyandikiye niho hakumpaye. Sinasobanukirwa ibyo avuga kuko numvaga bidashoboka. Twageze mu rugo yari yarangije akoresha burema cya gihe mama yamubwiye, tugeze mu rugo saa 12 twa tuhageze. Aricara abwira mama ngo mama ati hanyuma se, ariko yari yanantegetse mu modoka ati ubu rero kuko n'ubundi mama azakwirukana kuko utwite, byiza ugiye kumbwira ko tante mwabonanye, ugiye kumbwira ko tante akwemere kuzakujyana, ugiye kumbwira n'ukwezi azakujyana, ugiye kumbwira ko azakujyana mu kwezi kwa 7 ko aribwo azagutumizaho ukagenda. Hanyuma kandi uramye bivuga wishimye ati ntabwo ushaka kugaragaza umubabaro, ati ikindi byabaye byo, ati bira byabaye kandi biranakorohereje, ati ubutaha bwo nzashwanyaguza kugira ngo utinyuke. Mana ngeze mu rugo mama mubwira uko yambwiye kuvuga. Ubuhamya murabwumvishe. Aline yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Aline aho uri ukaba unteze amatwi, Uwiteka agukomeze kandi akugirire neza, kandi ndakumenyesha ko Uwiteka ari ku ruhande rwawe. Uwiteka azagutetururaho uwagufashe bugwate, kuko uri umwana w'Imana. Bavandimwe munteze amatwi, hari benshi bari mu buzima nk'ubwo Aline yanyuzemo, hari benshi banyuze mu mateka nk'ayo Aline yanyuzemo, ariko ndabamenyesha yuko gutabarwa birashoboka, kuko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ubuhamya rero bwa Aline mu by'ukuri haraburamo guhuza ubuhamya n'iki ijambo ry'Imana ritubwira, harabura gusesengura ubuhamya, akaba arizo mpamvu nafashe umwanya wo kugira ngo nsesengure buno buhamya, ndebe iki ijambo ry'Imana ritubwira, ndebe icyo twakwigiramo. Ibyo ndi buvuge rero ntabwo ari ugucira urubanza Aline cyangwa se kumushyiraho amakosa runaka, hoya, ahubwo ni ukugira ngo dusesengure buno buhamya, kugira ngo yaba bazabwumva yewe n'abazumva kino kiganiro bazabashe kugira ikintu bakuramo. Ubu buhamya bubera abandi akabarore, ubu buhamya bubera abandi urugero, kandi bunababera inzira yo kugira ngo basobanukirwe iby'umwuka. Ndahamya nashidikanya ko Uwiteka yakoresheje uyu mubyeyi Aline kugira ngo atange ubuhamya twese butubere inyigisho. Iki gice cya mbere cy'ubuhamya rero nakuyemo ibintu by'ingenzi nka 12 tugiye kuganira, kandi ndizera ko hari icyo biri budusigire. Icya mbere nuko Satani yamanukiye isi, bene data. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umwanzi yakumanukiye kandi ameze nk'intare yivuga ishaka kwiconcomera. Bene data, Satani ari gukora, Satani ameze nabi. Nubwo uyu mugabo ari uvugwa cyane, ubishatse ahari izina ry'uyu mugabo washyiraho Satani. Uyu mugabo wagize gutya Aline akangiza ubuzima bwe, ntago yari wenyine, ahubwo inyuma ye hari imbaraga z'umwijima zimushyigikiye, hari imbaraga z'umwijima zimukoresha. Uyu mugabo yari igicaniro kigenda, mu yandi magambo yari igikoresho cy'abadayimoni. Biriya byose yakoze guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma yari igikoresho cya Sekibi. Ijambo ry'Imana mu Befeso 6:12 haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uyu mugabo ntago ari wakoraga bijya byose, ahubwo ni imbaraga z'umubiri zari zimuri. Ubu rero uri mu bibazo bisa nk'ibya Aline, wowe uri mu bibazo bimeze nk'ibyo Aline yanyuzemo, ndakumenyesha yuko uwo muhanganye, uwo nguwo gutoteza, uwo nguwo gutwaye bugwate ntago ari we, ahubwo guhera uyu munsi sobanukirwa ko uhanganye n'imbaraga z'umwijima. N'urugamba rero ugomba kurwana ntago rugomba kuba kuri uwo muntu, ahubwo urugamba ugomba kurushyira ku myuka mibi imukoresha. Guhera uyu munsi amasengesho yawe agomba kwibanda kuri iyo myuka mibi ikoresha uwo muntu, kuko wahawe ubutware muri Kristo Yesu ko icyo uzaboha mu isi no mu ijuru kizabohwa, n'icyo uzahambura no mu ijuru kizahambura. Haleluya.
icya kabiri, Satani nubwo ari umwuka, Satani kugira ngo akorere mu isi yifashisha abantu babi, yifashisha abantu nabo yafashe bugwate. Mu by'ukuri uyu mugabo wateje ibyago Aline, uyu mugabo wamukururiye ingorane, nawe yafashwe bugwate. Mu yandi magambo, yari igikoresho cya Satani. Abantu benshi bari hanze ahangaha batoteza abana b'Imana, abantu bari hanze ahangaha babicanyi, abantu bari hanze ahangaha b'abapfumu, abantu bari hanze b'abarozi, abenshi ni ingwate za Satani. Bamwe muri bo banabigiyemo batabizi, babivukiyemo, babikuriramo, babyisangamo. Icyo nakubwira rero, ntago abarozi cyangwa se abapfumu ari abangaba turebesha amaso bambaye imyenda nk'iy'igipfumu, bambaye amahembe, bambaye inzogera, bambaye impu. Hoya, abapfumu n'abarozi benshi bambaye amakositimu, bambaye neza, ni abasirimu mureba mu mihanda, batwaye amamodoka meza rwose, bari mu nzego zikomeye, ni ba bandi ureba utakeka. Abenshi bari mu madini rwose, barasenga, ariko kugira ngo bashe kubamenya nta kindi kibaguhishurira uretse imbaraga z'umwuka wera. Abangaba rero nta kindi bagambiriye uretse gushyira abana b'Imana hasi. Misiyo ya Satani n'ingabo ze, yaba izigaragara n'izitagaragara, ni ukurimbura abana b'Imana, ni ugufata abana b'Imana bugwate, ni ugutega abana b'Imana imitego kugeza bayiguyemo. Iyo usomye Zaburi 140 umurongo wa 5 haranditse ngo, Uwiteka nkiza amaboko y'umunyabyaha, undinde umunyarugomo. Bagambiriye gusunikira ibirenge byanjye ngo bangushe. Abibone banteze umutego n'igisambi, banteze ikigoyi iruhande rw'inzira, banshiriye ibico. Uyu mugabo yateze uyu mukobwa Aline igico, niko nabyita. Yamuteze igico, yamuteze ikigoyi. Nguko rero abana benshi b'abakobwa batezwe igico, nguko abana benshi b'abasore batezwe igico, nguko ababyeyi, abagabo, abasaza, abakecuru batezwe igico. Satani arimbura umugambi Imana yari bafiteho. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka aragira ati tugomba kuba maso, tugashishoza, kuko umurezi wacu Satani azerera mu isi ameze nk'intare ishaka kwiconcomera. Ikintu cya gatatu twakigira muri buno buhamya bw'uyu mubyeyi Aline ni ikintu bita kwatura cyangwa se gutongera. Ijambo rya mbere uyu mugabo yabwiye Aline ni ukumubwira ati nzakurongora, uri umugore wanjye. Mu by'ukuri ntago amagambo yose umuntu akubwiye aba ari amagambo gusa. Bibiliya iravuga ngo ururimi ni isoko y'urupfu kandi ikaba isoko y'ubugingo, umunyabwenge azakizwa narwo. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe wibwira yuko amagambo umuntu akubwiye ari amagambo gusa, ahubwo ayo magambo ni imitongero, ayo magambo ni ibyifuzo biri mu mutima we, ayo magambo ni ibyifuzo by'abadayimoni. Yesu niwe wabwiye abigishwa be, arababwira ngo ikinjira mu mubiri w'umuntu ntacyo gitwaye. Mu yandi magambo, cya kindi urya, cya kindi unywa, kiriya ntacyo kitwaye, ahubwo ikigize icyo gitwara ni ikiva mu muntu, ni ya magambo. Kubera ko amagambo ava mu mutima w'umuntu mo indani, mu ndiba. Amagambo rero uyu mugabo yakomeje kubwira Aline yari amagambo yuzuye imitongero, yari amagambo yuzuye kumwaturiraho ibyo amushakaho, yari amagambo ngo nzakurongora, yari amagambo ngo nzagutera inda, yari amagambo ngo uri uwanjye. By'ukuri aya magambo uyu mugabo yavuga nk'amagambo, ariko yari aherekejwe n'itegeko. Mu yandi magambo, yari imaha misiyo abadayimoni, abereka icyo ashaka. Bivuze ngo aya magambo yagendanaga n'imyuka mibi igomba gukora iko ishoboye kugira ngo iri jambo rishyirwe mu bikorwa. Ariko uyu munsi ndagusubiraho umwene data uri kunyumva, kugira ngo imitongero yose yakuvuzweho, amagambo yose y'umwijima yakuvuzweho, Uwiteka ayatesha agaciro mu izina rya Yesu. Atura iri sengesho uvuga uti amagambo y'umubi yose yanyaturiweho, amagambo y'umwijima yose yanyaturiweho, ayo magambo nyatesheje agaciro mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya kane rero nuko Satani ariyoberanye. Uyu mugabo yatangiye yiyerekana nk'umuntu mwiza, yatangiye yiyerekana nk'umuntu w'umunyempuhwe,
yatangiye yiyerekana nk'umuntu ugambiriye gufasha Aline, ariko nta kintu yaragambiriye kwangiza ubuzima bwe. Satani niko akora, abapfumu niko bakora, abaruzi niko bakora. Niba hari umuntu ushaka kukwereka urukundo rudasanzwe ni umurozi. Niba hari umuntu ushaka kukwereka yuko yifuza kugufasha kugutabara ni umupfumu, ariko iyo amaze kugufatisha mu biganza ubuzima bwawe burabukanjakanja. Nuko bameze. Tugomba rero kuba maso, cyane cyane abana b'abakobwa. Ntago utugambo twiza abagabo bababwira ari biba biri mu mitima yabo. Ntago uri kubwira ngo araguha akazi nta kizamukoze, uri kubwira ngo araguha imodoka ngo arakugurira ibiki, utari umwana we nta kimupfana, nta mbabazi agufitiye. Tugomba kuba maso rero, kuko Satani ni umwesikoro. Satani ni igisambo, agenzwa no kwiba, kwica no gusenya. Ngibyo ibintu bitatu bimugenza. Tugomba kuba maso rero, kandi ariyoberanya cyane. Ni ikirura cyambaye uruhu rw'intama, akavuga ko ari umumarayika. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rega yahoze ari umumarayika, yahoze ari umukerubi. Iyo shusho rero akomeza kwiyambika, ariko imbere ni ikirura cyasamye gishaka kuduconshomera. Uwiteka atugirire neza kandi tube maso mu izina rya Yesu. Ikintu cya gatanu, ibimenyetso ku mubiri. Reka nkubwire mwene data, abantu bakora n'isi y'umwijima ntabwo byoroshye kubamenya, ntabwo byoroshye kubavumbura, ariko ubaye maso hari ibintu byinshi wabona ukabyibazaho. Uhuye n'umuntu usanze umubiri wuzuye imyotso, uhuye n'umuntu usanze umubiri wuzuye za tatuwaje, uhuye n'umuntu usanze umubiri ntusanzwe, yambaye ibintu bidasanzwe, yambaye impeta zidasanzwe, yambaye amaherena adasanzwe, yambaye impu zidasanzwe, yambaye amashenete akoze mu bintu bidasanzwe, ariho ibikoko, ariho ibiki. Hari ushaka kwambara ibyo bintu mu bujiji atabizi, hari ushaka kwishyiraho za tatuwaje atabizi, hari uvuka akisangana iyo myotso atabizi, hari uvuka akisangana izo ndasago atazizi, hari n'abahubuka bagashyiraho za tatuwaje ku mubiri wabo batabizi, hari abapfumagura amatwi yabo bagashyiraho amaherena y'ubwoko bwose batabizi, hari abapfumura amazuru yabo, hari abapfumura iminwa yabo, hari n'abapfumura imikondo. Byageze no mu myanya y'ibanga. Ariko reka nkubwire, icyo kikwiye kukubera ikimenyetso cy'uko ukwiye kuba maso kuri uwo muntu, ukabanza ukamenya neza ko yabikoze koko ku butamenya, cyangwa se yabikoze afite icyo agambiriye, kuko Satani afite abe kandi aziranye nabo. Ahantu rero babikorera neza bishyiraho ibimenyetso nyine, kuko mu isi y'umwuka ikimenyetso ni ikintu kidasanzwe. Nujya ahantu ukasanga ikimenyetso cya piramide, ukasanga ikimenyetso cy'inyenyeri, ukasanga ibimenyetso bigiye bitandukanye, hari impamvu biba bihari. Iyo ugiye kwa muganga uhasanga ikimenyetso kiharanga, iyo ugiye muri farumasi uhasanga ikimenyetso kiharanga, iyo ugiye ku rusengero uhasanga ikimenyetso kiharanga. N'igikoresho cya Satani kigira ibimenyetso bikiranga. Satani aramumenya nyine iyo amubonye, abadayimoni baramumenya nyine iyo bamubonye, abasataniste bagenzi be baramumenya iyo bamubonye, ariko abarangaye ba mbere n'abana b'Imana bahobera ibirura babyita intama, basoma impyisi bazitiranya n'abantu. Ariko Uwiteka duhe kuba maso mu izina rya Yesu. Mubare w'igice cya 19 umurongo wa 29 haranditse ngo ntimukiraburishe kwikiba ku mubiri. Kwiraburisha ubundi ni ukujya mu kiriyo. Hari abantu bajya mu kiriyo bakikebagura. Kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo. Imanzi z'ibishushanyo ni za tatu. Ntimugagire ibintu by'ibishushanyo mushyira ku mubiri. Ndi Uwiteka. Kuvuga ngo Uwiteka yatubujije kwica imyotso, kwica indasago cyangwa kwishyiraho za tatuwaje. Ni ikizira ku Mana. Wewe wabishyizeho rero ndakwingingira kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo abigukureho mu izina rya Yesu. Ushobora kuba waravutse ugasanga bagukizeho imyotso, ushobora kuba waravutse ugasanga baguciye indasago. Ndakwingingira kugira ngo Uwiteka akubohore mu izina rya Yesu. Tuziga uburyo ibyo bintu wabikuraho mu izina rya Yesu. Ariko uyu munsi wa none sengera isengesho uvuga uti Uwiteka ndakwinginze ngo umbabarire ko nishyizeho ibishushanyo na za tatuwaje ku mubiri wanjye, mbyakiye imbabazi, umbabarire mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo weze umubiri wanjye n'ubugingo bwanjye ubikureho mu izina rya Yesu. Ikintu cya gatandatu twakigira muri buno buhamya bwa Aline ni ikintu cyitwa
kurya no kunywa. Reka nkubwire, amasezerano menshi Satani asinyisha abantu ahera mu kurya no mu kunywa. Uyu mugabo yari abisobanukiwe neza cyane. Yatangiye abwira ati reka nkugurire amarura, reka nkugurire iki, reka nkugurire iki, reka nkugurire iki. Mwene data, nta kintu Satani atangira ubu. Wa muntu wakugaburiye ntabwo uzi impamvu yakugaburiye. Wa muntu wagutumiye mu birori ntabwo uzi impamvu yagutumiye mu birori. Ntabwo ubukwe bwose dutaha aba batetse babagambiriye kutugaburira gusa. Hari benshi bakora n'imihango ya gipagani, ukagenda ukarya uriye. Cyane cyane abantu bapfa kurya batanasenze, bapfa kwirira gusa. Uhuye n'umuntu agiye kugusengerera nawe uragiye uranyoye. Uzi impamvu agusengereye wowe? Uzi ayo mafaranga agiye kugusengerera aho yayakuye? Niba se yisha abantu, ayo mafaranga yakuyemo akaba ari yaguhaye ukaba uyanyoye. Nimba ari umurozi, niba ari umupfumu, niba ari umugizi wa nabi, urumva ko usangiye nawe, uri umufatanyacyaha. Ntabwo Satani wamubwira ngo ntabwo mbizi. Satani azabyuririraho. Uwiteka we ni umunyembabazi. Uwiteka we areba kure, azakugira ibambe n'uwaka imbabazi ukicisha bugufi. Ariko Satani ni umugome, azabyuririraho akugirira nabi. Rero bene data, twirinde kurya aho tubonye, twirinde kunywa ibyo tubonye, kuko imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, ntabwo ari iyo gushyiramo ibyo tubonye byose. Uyu mugabo yashukishije uyu mwana w'umukobwa amafaranga 30,000 gusa, byari bihagije ngo uyu mugabo afate arinde bugwate. Reka nkubwire, Satani nta kintu atanga cy'ubuntu. Nubwo cyaba ari igiceri cy'icumi, akiguha gitezeho inyungu runaka. Uwiteka rero aduhe kuba maso, Uwiteka aduhe gushishoza mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa wundi ushaka kuguha amafaranga y'ubuntu, uyu munsi wa wundi ushaka kuguha ubufasha, ugomba kubanza ugashishoza ngo ni ukubera iki umuntu amuhaye ubu bufasha. Ese abumpaye kuko ndi umukene, cyangwa abumpaye kuko hari ikindi anshakaho? We mukobwa unteze amatwi, uwo mugabo uguha amafaranga, uwo musore uguha amafaranga, uzi impamvu yaguha? We musore unteze amatwi, uwo muntu uguha amafaranga, uzi impamvu yaguha? Dukwiye kuba maso kandi tugashishoza, kuko benshi bagurisha ubuzima bwabo babugurishije amafaranga ya fake y'ubusahuzi. Ubuzima bwawe ukabugurisha 30,000 gusa, ukibwira ngo ni amafaranga aguhaye gusa, ariko wowe uratanze. Mu gihe uyakiriye ayo mafaranga, we hari ikindi ashaka kiri inyuma, n'ubugingo bwawe. Ikintu cya karindwi, Satani kugira ngo agufate bugwate, yifuza yuko umuha isezerano wowe ubwawe ukiyemerera ko agufashe bugwate. Uyu mukobwa arinde, uyu mugabo yakomeje kumushukashuka, amwereka ibitangaza, amwereka ibyo azamukorera, kazafasha umuryango we, kazamufasha kwiga byinshi. Ariko icyo yaragambiriye ni uko abasha kwigarurira umutima w'uyu mukobwa. Icyo yaragambiriye ni uko abasha kwigarurira icyizere cy'uyu mukobwa. Icyo yaragambiriye ni uko uyu mukobwa agira ikintu runaka amwemerera, yakimwemerera atagikwiye ku mutima, yakimwemerera atishimye, ariko akakimwemerera. Satani nubwo wagira icyuma ariko kimuha umukubita, ukakimuha umucira mu maso, ukakimuha umutonganya, ibyo ntacyo bimubwiye, upfa kuba wakimubwiye. Aline igihe yemereraga uyu mugabo yuko azamwemera, akamurihira ishuri, akamufasha, akamwitaho, ngo ibyo kubana bakazabireba nyuma, yari amaze kumuha ijambo. Mu isi y'umwuka nta jambo ripfa ubusa. Mu isi y'umwuka nta jambo ripfa ubusa. Ururimi ni ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cya Yobu, ibice 22:28, ngo nzavuga ijambo rizaba kandi umucyo uzarasira inzira zanjye. Bivuga ngo ijambo watuye, ijambo uvuze wibwira ko ukina, ni ijambo rikomeye cyane. We mukobwa, kubwira umuhungu ko umukunda utabikwiye ku mutima. Satani ntabwo areba ikiri mu mutima wawe, areba icyo uvuze. Nawe musore nuko, kubwira umukobwa ukina ngo uramukunda. Iryo ni isezerano utanze kandi uzaryishyura. Tube maso kandi dushishoze, kuko Satani nta mbabazi afite hanze aha. Uwiteka tugirire ibambe mu izina rya Yesu. Uwiteka agushoboze gusesa amasezerano yanduye yose wasinye mu izina rya Yesu. Ikintu cya 8,
icyo twita ngo ni point of contact. Satani yifuza ikintu runaka kivuye kuri wowe kiguhuza nawe. Ushobora kuba ari imyenda, umurozi araza akajyana imyenda yawe. Ushobora kuba ari inkweto, umurozi araza akajyana inkweto zawe. Ashobora kuba ari amajwi, muvuganye kuri telefone amajwi arayafashe. Ishobora kuba ari ifoto yawe. Ushobora kuba ari ubukanda bwawe aho wakandagiye, aho wafashe za fingerprints. Ashobora kuba ari n'umukono wawe, sinyatire aho wanditse. Aline yanditse ibaruwa asezera uyu mugabo mubwira ko amwirukanye mu buzima bwe. Mu by'ukuri iyi baruwa yamwandikiye yabaye ikintu kimuhuza nawe. Mu yandi magambo, iyi baruwa Aline yanditse uyu mugabo yayikoreshaga mu mihango y'umwijima amutongera. Ubundi imbwa zirahunahuna. Buriya iyi mbwa igiye gufata umuntu imuzi ihunahuna ahantu umuntu yanyuze. Iyo umuntu rero afite ikintu cyawe yohereza imbwa zitwa abadayimoni zigahunahuna zizi icyo zishaka. Nuvuga ngo abadayimoni aguteza, imbaraga z'umubi aguteza ziza zihunahuna cya kintu cyavuye kuri wowe. Wa mwenda wawe urimo ibyuya byawe, urimo DNA yawe, ya baruwa wayandikishije ikiganza cyawe. Imbwa rero ziza zihunahuna, abadayimoni baza bahunahuna bazi uwo bashaka. Niyo mpamvu urugo rurimo abantu 10, 20, ariko Satani akaza afite target y'umuntu runaka. Kandi reka mbonere ibanga buriya. Abantu batanga ibitambo ku bantu. Abantu batanga ibitambo ku bantu, reka nsubiremo. Areba wa muntu ufitiye akamaro umuryango. Nuvuga ngo agaciro k'icyo gitambo kangana n'umubare w'abantu bazahangayitswa n'ukuntu wa muntu yagize ibibazo. Uyu mukobwa Aline yari icyizere cy'umuryango. Agahinda ke, akabaro ke byari kugira ingaruka zikomeye cyane ku muryango we. Niyo mpamvu Sekibi yashaka ko ari wahera ngo amugirire nabi. We rero bafashe imyenda yawe, we bafashe ibivuye ku mubiri wawe, we bafashe icyawe. Ukwiye gusenga kugira ngo umuriro w'Uwiteka utwike ibyo byose ubikureyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikintu cya cyenda ni ugutongera. Mwene data, amagambo nabivuzeho ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mugabo yakomeje gutongera Aline amagambo menshi, yakomeje kumuvugaho ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo yabivugaga akina, ahubwo yari imitongero. Yamubwira ati nta musore uzigera kuvugisha, ugiye gutwita, ntuzongera kwiga, n'ibindi byinshi yagiye amutongera. Mwene data, imitongero ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'umwijima. Ntabwo umuntu agutongera akina. Umuntu nagutongera ntuzabyita imikino. Jya mu cyumba cyawe ufunge usenge, winginge Uwiteka kugira ngo avuguruze iyo mitongero yose mu izina rya Yesu. Ndagusengera kugira ngo imitongero yose bagutongereye Uwiteka yitesha agaciro mu izina rya Yesu. Uwagutongereye wese iyo mitongero ndayivuguruje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wewe watongereye abana b'Imana, wewe watongereye ubwoko bw'Imana, utongera ibibi Uwiteka bivuguruze mu izina rya Yesu. Umugabo witwa Balamu nta yindi mbunda yari atunze, nta kindi yari afite, imitongero. Yazamuye ibicaniro agambire gutongera ubwoko bw'Imana kugira ngo abuce intege, kugira ngo yohereze abadayimoni baburimbure. Ariko amahirwe Uwiteka ihagaze ku bana b'Imana, kubera yuko nta bupfumu nta n'uburozi byarangwaga muri Isiraheli. Balamu na Baraki baratongereye bifata ubusa. Uyu munsi rero ndagusengera kugira ngo imitongero ya Balamu na Baraki ku buzima bwawe bifata ubusa mu izina rya Yesu. Ariko Satani yagutongereye agasanga hari icyaha kiri mu buzima bwawe, agasanga mu gisekuru cyawe hari bitagenda neza, ya mitongero iragufata. Uyu munsi ubuzima bwawe buri mu kaga, ushobora gusanga ari imitongero bagutongereye. Uyu munsi amakuba ari mu buzima bwawe, ushobora gusanga ari imitongero bagutongereye. Ariko ibyo byose Uwiteka bikureho mu izina rya Yesu. Ibyo byose Uwiteka bitesha agaciro mu izina rya Yesu umuvandimwe. Haleluya. Iyi mitongero yose badutongereye, iyi mitongero yose y'inkozi z'ibibi ku buzima bwacu, iyo mitongero yose kurweho mu izina rya Yesu. Iyo mitongero yose irimuke mu izina rya Yesu. Ikintu cya 10 kandi gikomeye cyane ni ikintu bita inzozi. Mwene data, buriya Satani kugira ngo agufate bugwate afite amayeri menshi cyane, afite uburyo anyurira mu nzozi.
inzozi zose urota ntabwo ari inzozi ziri aho gusa. Inzozi zishobora kuva ku Uwiteka. Uwiteka hari ubutumwa ashaka kuguha, ariko Satani agutera mu nzozi. Aline yarose uyu mugabo arimo amusambanya mu nzozi. Yari umukobwa udasambana, yari umukobwa utaragiye mu busambanyi, yari umukobwa utaragiye mu ngeso mbi. Nawe wumva umukobwa wari urangije high school. Abakobwa benshi bubu barangiza high school ari abasambanyi, ari abagore, ariko yarangije high school ari umukobwa muzima w'imico. Arota mu nzozi umugabo amusambanya kandi amutera inda. Bivuze ngo uyu mugabo yamusanze mu nzozi amusinyisha isezerano. Uyu munsi ndagusubira mwene data kugira ngo ibitero byose uhura nabyo mu nzozi Uwiteka bitesha agaciro mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mukobwa Aline yagombaga kubyuka mu gitondo akitandukanya n'uyu murozi, ariko ayo makuru ntayo yari afite. Yagombaga kubyuka mu gitondo uyu mugabo wamusambanyije mu nzozi akitandukanya nawe. Iyi nda bamuteye mu nzozi akayanga. Ariko iyo urose inzozi mu gitondo ukabyuka ukigendera, bisobanuye yuko uba wemeranyije nazo. Kandi ikibigaragaza nuko icyakurikiyeho n'ubundi ibi byavuye mu nzozi bijya mu buzima busanzwe, bijya mu bikorwa. Mwene data, inzozi zose z'umwijima warose nazitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ntabwo ari inzozi zaba gusambanya gusa. Ushobora kurota uri murya, aho bakugaburira barimo barakuroga, barakugirira nabi. Nta muntu ugomba kurota arya, nta muntu urya mu nzozi, no. Icyo waba urya cyose kurya mu nzozi ntabwo byemewe. Iyo urose rero ujya mu nzozi uba urimo ugaburirwa. Niyo mpamvu ubona benshi barota barya mu nzozi kumva nyuma bagize ibibazo bigiye bitandukanye. Kurota umuntu akugendaho, kurota umuntu agukubita, kurota umuntu agukorera ibyamfura mbi. Mu gitondo nta kintu ukwiye gukora, ni ukubyuka izo nzozi ukitandukanya nazo mu izina rya Yesu. Ukinginga amaraso ya Yesu kukweza, ukinginga amaraso ya Yesu kugutandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Ikintu cya 11 ngiye kubabwira ibintu benshi batitaho badaha agaciro. Ikintu cyitwa utubari, ikintu cyitwa utubyiniro za night clubs, ikintu bita za lodge, ahantu hahurirwa n'abicuruza, ngo ni kuvuga indaya, ahantu bacururiza ibiyobyabwenge, ahantu habereye ibikorwa by'urugomo. Aho ngaho ni indiri z'imyuka mibi, ni indiri z'ikibi. Ni ukuvuga ngo Satani iyo yakugejeje aho hantu haba hari ibyago byinshi yuko ari bugufate bugwate. Haberayo amabi menshi, aho bacururiza amatabi, kandi benshi bahajya batabizi. Benshi bajyayo bakavayo basinya amasezerano, benshi bajyayo bakavayo abagabo babasambanya. Benshi ubuzima bwabo burangira nyuma yuko binjiye ahantu aho ngaho, kubera ko wowe urahita nk'ahantu hasanzwe. Umuntu yagiye akugurira icyo kunywa, akugurira icyo kurya, cyangwa nawe urakiguriye, ariko inyuma y'ibyo utareba hari imbaraga z'umwijima zihari. Uyu mugabo yajyanye umwana w'umukobwa muri lodge, ayimwinjizamo atabizi. Yamubeshye ngo agiye kumuhuza n'umubyeyi uzamufasha. Nta business ibera muri lodge, nta business nzima ibera mu kabari. Business yagiye kuganirirwa mu kabari, ntago wamenya icyihishe inyuma. Uwiteka duye kuba maso mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa ntabwo twamucira Uwiteka, nta makuru yari afite, ntago yari abizi, ariko benshi barimbutse kubw'iyo mpamvu nyine. Satani ntago areba ngo ntago bizi, we areba ko wabashije kugerayo gusa. Tugomba kuba maso nyine. Umukobwa urangije high school aba arengeje imyaka 15, bivuze ngo abakwiye kuba yarigishijwe n'ababyeyi be, bakamuhugura, bakamubwira byose. Ababyeyi mwumvireho, mukwiye gutangira guhugura abana banyu hakiri kare. Ibibi bye kujya bibikubita hejuru batabizi, mubafite mu nshingano. Tube maso kandi twitwararike mu izina rya Yesu. Ikintu cya 12 ari nacyo cya nyuma gikomeye cyane ngiye gutindaho, ikintu cyitwa kuryamana. Muvandimwe, kuryamana n'umurozi, kuryamana n'umupfumu, kuryamana n'umwicanyi ni ishyano. Kuryamana n'umusataniste ubugushije ishyano.
muri rusange gusambana ni icyaha. Gusambana Uwiteka arabyanga. Ubusambanyi bubera mu isi y'umwuka. Ntabwo nabyinjiramo cyane ngo mbabwire impamvu bubera mu isi y'umwuka, ariko nange murabizi umuntu usambana hari ntabwo aba ari hano hafi. Uyu mugabo rero yagejeje uyu mwana w'umukobwa muri lodge, amufata ku ngufu aramusambanya. Mu yandi magambo amutangaho igitambo. Isugi mu isi y'umwuka ni imari. Abasatanisi basambanya abana b'amasugi bakabatangaho ibitambo. Ariya maraso ni igitambo gikomeye cyane. Mu yandi magambo uyu mugabo yari yibaburiyeho, yari yizingiyeho uyu mukobwa. Ubugingo bwe yari abuhambiranije n'uyu mukobwa. Uyu mubyeyi unagiye ukamureba mukaganira wasanga uyu mugabo none uyu munsi akimutesha umutwe. Kubera iki? Kubera yuko mu isi y'umwuka bari bamaze gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Biriya byo gushyingiranwa mu nsengero, mu mirenge, mu biki, biriya byose ntacyo bivuze mu isi y'umwuka. Yego mu by'amategeko biri aho ngaho gutyo, ariko kuryamana nibwo bushyingire buba buri hagati y'umugabo n'umugore. Waba ubikoze ubishaka, waba ubikoze utabishaka, igikorwa ubwacyo kigaragaza icyabaye. Ijambo ry'Imana mu Rwambere rw'Abakorino 6:16 haranditse ngo nimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Iyo uryamanye n'umuntu rero, waba ubishaka utabishaka, yaba agufashe ku ngufu, uko yaba bikoze kose, mubaye umubiri umwe. Uyu munsi ndagusabira kugira ngo Uwiteka agutandukanye n'ikibi cyakwizingiyeho mu izina rya Yesu. Nubwo biri uko, haracyari icyizere ko Uwiteka yagutandukanya n'icyo wihuje nacyo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ni inkota ityaye amugi yombi, kandi ibasha gutandukanya umwuka n'ubugingo. Ndagusabira kugira ngo ijambo ry'Imana, inkota y'Uwiteka igutandukanye n'icyakwizingiyeho mu izina rya Yesu. Mubyeyi Aline, ndagusabira kugira ngo Uwiteka agutandukanye n'inkozi y'ikibi mu izina rya Yesu. Uwiteka kurengere kandi Uwiteka agutabare mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikindi uyu mugabo yakoreshaga cyitwa ibirozi. Nzabigarukaho mu bindi bice kuko niho yagiye abikoresha cyane kurenza aha ngaha. Ariko ntawashidikanya ko mu gusuhuza uyu mwana w'umukobwa hose yabaga yitwaje ibirozi, yabaga afite ibyo yisize, yabaga afite ibyo agendanye. Ariko mbere yo kumusambanya hari ikintu cy'igiti yamudondanze. Hari ibirozi yamudondanze, cyangwa ibyo bita ngo ni charms mu Cyongereza. Abarozi cyangwa se abasataniste bagenda n'ibirozi mu mifuka yabo, babyambariraho. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso, tugomba gusenga. Abo duhura nabo, abo dusuhuzanya nabo, biri ukugera mu rugo ukagira n'icyo urya, uba ugomba kubanza ugakaraba, uba ugomba kubanza ugasenga kugira ngo Uwiteka agutandukanye n'ibi byose wagiye uhura nabyo utazi. Yamudondanze agati mu mutwe rero, arangije atubwenge, arangije aramuzirika aramusambanya. Nuko bakoranye, bakoresha imbaraga z'umubi, bakoresha agahato, batwaza abantu agahato, batwaza abantu igitugu. Satani ni umugezi wa nabi. Muvandimwe rero, Uwiteka akugirire neza kandi Uwiteka agukomeze muri byose mu izina rya Yesu. Kandi ndahamya ko Uwiteka ari ku ruhande rwacu. Uwiteka agomba kudutabara mu izina rya Yesu. Ubutaha rero tuzarebera hamwe uko ubuzima bwa Aline bwakomeje ari kumwe n'uyu mugabo, uko byagenze, kandi ndizera ko Uwiteka azakomeza kutwigisha byinshi. Aline rero, ikintu nakubwira nuko Uwiteka ari ku ruhande rwawe, kandi intambwe wateye yo gutanga ubuhamya ni intambwe ikomeye cyane. Ni umusingi wubatse ku itorero rya Kristo, kandi uyu musingi ntabwo uzarangirira ubusa. Uwiteka aguha umugisha. Ijambo nakubwira rero ni ijambo ry'Uwiteka riri muri Yesaya 49 umurongo wa 25 n'uwa 26. Iri jambo ni ryawe Aline ngiye kukubwira, ndetse n'abandi bose banyuze mu buzima nk'ubwo wanyuzemo. Haranditse ngo ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari ngiye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Uwiteka agomba kugukiza muvandimwe Aline, kandi Uwiteka arakuzi mu izina rya Yesu. Umurongo 26.
abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda yabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko njye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Gutabarwa kurashoboka, kandi abana b'Imana dutabarirwa muri Kristo Yesu. Uwiteka rero akugirire neza kandi agukomeza. Satani nubwo yamanukiye isi, ariko umwami wacu Yesu Kristo ari ku ngoma, kandi bidatinze tugomba kunesha mu izina rya Yesu. Duhaguruke turwanye Satani, kandi nawe azaduhunga. Uyu munsi wenda gusubira mwene data kugira ngo Uwiteka abane nawe. Haleluya. Uwiteka, mu izina rya Yesu ndagushima kubw'ubu buhamya, kandi ndagushima ko kubyo utwigishije. Ndakwinginze ngo uduhumure amaso, ndakwinginze ngo uturinde kuba injiji z'iby'umwuka, kuko tubaye injiji z'iby'umwuka twazaba inzirakarengane muri ubu buzima. Twanze kuba inzirakarengane mu izina rya Yesu, kuko umwami Yesu yaranesheje. Umwami Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo tubaturwe, kugira ngo tubamburwe mu izina rya Yesu. Wowe ufashe bugwate abana b'Imana, ndagutegetse ngo barekure mu izina rya Yesu. Imigambi yawe n'ibikorwa byawe biburizwemo mu izina rya Yesu, kuko uri muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Dore byose biba birangiye, dore byose biba bivuyeho bihindutse bishya mu izina rya Yesu. Imigambi y'abagambanyi, imigambi y'abakonikoni, imigambi y'inkozi z'ibibi nikurweho mu izina rya Yesu. Abatwaje abana b'Imana igitugu, abo bose batwira imishwaro, abo bose batatane, barimbukira ikuzimu mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umubi zishaka gufata abana b'Imana bugwate, imbaraga z'umubi zishaka gutoteza abana b'Imana, izo mbaraga z'umubi zirimbuke mu izina rya Yesu. Ndabwira Uwiteka Imana yanjye nti niwe bwihisho bwanjye, kandi niwe bwugamo bwanjye mu izina rya Yesu. Inkozi z'ibibi zaduteze dutunguye, ariko Uwiteka aradutabara. Wewe wafashe abana b'Imana bugwate, ndagutegetse ngo tatana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umubi, imbaraga z'umwijima zitoteza ubugingo bwacu, bimbuka mu izina rya Yesu. We imbaraga z'umwijima zifashe bugwate abana b'Imana, rimbukira ikuzimu mu izina rya Yesu. Uwiteka dutwikiriza amaraso yawe, Uwiteka uturindire mu bwiza bwawe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. We muvandimwe utarakira Yesu Kristo, ndakumenyesha ko uri mu manegeka. Wowe utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwingingira kugira ngo wakire intwari yo mu muryango wa Yuda, kuko nuba ufite Yesu muri wowe nta kizaguhungabanya. Ndakwingingira kwatura iri sengesho. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo unyakire nk'umwana wawe. Ndakwinginze ngo mbabarire ibyaha byanjye, mbabarire ibicumuro byanjye, kandi mbabarire gukiranirwa kose. Nkwakire mu mutima wanjye nk'umucunguzi wanjye, nk'umwami wanjye, kandi nk'umurengezi wanjye. Ndatura ko wapfuye ku musaraba, ndatura ko wapfiriye ku musaraba ufira ibyaha byanjye, kandi ukazuka ku munsi wa gatatu ukazukana intsinzi. Ndakwingize mwami ngo uture mu mutima wanjye, uture mu bugingo bwanjye, imibereho yanjye n'ubuzima bwanjye biyoborwe nawe. Mbisabye nizeye kandi niringiye mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data warunteze amatwi, Uwiteka abane nawe kandi aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.